hari inyatsi z'amoko abiri nshaka kuri butugarukireho utari buze gusiga. Inyatsi yo kutanyurwa, aho umuntu aba atunze smartphone ikaba ikora ibintu ashaka, ariko akarenga ngo nuko abonye ya Francois kandi ntazayo mpembwa kandi oya byose irabikora. Icyo bisanyije nuko kimwe ari kirekire cyangwa ari kinini cyangwa ari nouveau model akirukankiriye. Ikindi cya kabiri uri butugarukireho turi bubusabe ni inyatsi bajya bavuga ngo igituruka ku cyaha cy'ubusambanyi, kudatanga icya 10 ngo bizanira abantu inyatsi. Ibyo bintu ndashaka reka wenda mbivugeho, ariko reka inshuti bavandimwe b'Ibyiringiro Bizima TV, twongeye kubahereza ikaze ku Byiringiro Bizima TV. Murabizi ko tubakunda, abashoboye gukora subscribe rwose n'abandi mudukurikirana, ariko tunabashishikariza komeza gukora subscribe. Maze iminsi rero mudakunda kubona dukora ibiganiro nk'uko tubahereza indirimbo n'ubundi buryo n'amaudio twari twabigerageje kubikora, bwari uburyo kugira ngo dukomeze kubana muri kino gihe cya covid, ariko nanone tunababwira ngo Imana ishimwe twongeye kugaruka ngo tujye tuganira namwe nk'uko rero mubibona, kandi twabamenyereje imbere yanyu murahabona umutumirwa. Ushobora kuba ari ubwa mbere mubonye kuri kamera y'Ibyiringiro Bizima TV. Tugwaye ikaze Pastor. Murakoze cyane. Yesu nashimwe cyane. Ahimbazwe. Abantu barakubonye bagira amatsiko rero barashaka kumenya ngo uyu muntu tubona hano ninde. Turagira ngo wibwire abakunzi bacu b'Ibyiringiro Bizima TV. Ibyiringiro Bizima TV ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Mazina yanjye ni Habimana Francois, kandi ndi umukozi w'Imana, ndi umugabura w'ijambo ry'Imana. Yesu aduhana umugisha. Yego, agize ati ndi umugabura w'ijambo ry'Imana, reka tumusengera Imana hanyuma dukomeze nawe no kutuganiriza byinshi. Reka mbabwire ngo murahishiwe uyu munsi, abazaniye ikintu abantu benshi bakunda kwibazaho. Twagiye kumushaka rero ngo atuganirize mu mpuguro nyinshi n'ubuhanga turibuze gusangizanya. Turaganira nge nawe ku kintu cyitwa inyatsi. Ndagira ngo rero ube maso uyu munsi nituza kuganira nawe, Imana yo mu ijuru igushoboze ushobore kumenya uburyo washobora kwitwararika no kwirinda. Reka dusenge Imana hanyuma tumwakire mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye urukundo rwinshi dukunda, tugushimiye ko umugaragu wawe Mwami wamurinze natwe ukaturinda, abakunzi bacu ukabarinda, baba bari hano mu Rwanda, abari hirya no hino ku isi, abahora Mwami badusengera, abadutera inkunga mu buryo bugiye butandukanye, bose ukaba warabagiriye neza. Tugiye kuganira rero, turagusabye ngo umwuka wera w'Imana aganze imitima yacu, aganze imitima bareba iki kiganiro, umuntu wese Mwami kimugirira umumaro, ubwiza bw'Imana bwe hagati mutwe ku izina rya Yesu. Amen. Amen. Twongeye kuguha ikaze kandi tuguha ikaze. Tumaze iminsi twakira abantu batuganiriza, baratubwira ngo covid bayiciyemo, bamwe babona ibabereye mbi, ndetse bamwe baratubwira tuzadushakira abakozi b'Imana badutandukanyirize covid n'inyatsi. Baratubwira ati dukurikije ibintu byatubayeho n'inyatsi covid nayo tubona mu bice by'inyatsi. Ndagira ngo rero tuganire, ariko tunabarize abadutumye ngo inyatsi ni iki. Ese koko inyatsi ni covid nitagaruka nta nyatsi tuzongera kubona? Ngira ngo uretse ko turi bufatanye nawe, ndakuzi uri umuhanga muri teoloji. Ubundi ijambo inyatsi ni ikintu gikunda gukurura impaka. Hari abayemera, hari n'abatayemera. Hari abavuga ko inyatsi iterwa n'uburangare bw'umuntu, icyo bita mismanagement. Yego. Kutabasha kujera cyangwa se gucunga neza ibyo utunze. Bo akaba ariko niko bamwe mu bize ekonomi babitekereza. Ntabwo mbihakana 100%. Yego. Ariko ngewe nk'umukozi w'Imana nabwo ntago ariko ndi bugwemere 100%. Kuko umu economiste afite uko areba mu buryo bwe bwo kureba, ariko n'umunyamasengesho, nimba navuga umunyamwuka, nawe afite ukundi kuntu abibona. Yego. Ubundi inyatsi ni iki? Ijambo inyatsi ni ikintu abantu bakubwira atari ku bundi inyatsi jambo rihora mu kanwa k'abantu benshi baba mu madini atandukanye. Inyatsi ni iki? Inyatsi ni uburyo utakaza ibintu ndetse cyangwa abantu
mu buryo budasobanutse kandi buhoraho. ubwo bivuze ko n'inyatsi z'abantu zibaho. ngo uriya muntu ni inyatsi, ariko banyumve neza ntabwo ariyo turimo nshaka kuvuga ngo uriya muntu ni inyatsi. Uburyo nshaka kubivugamo n'inyatsi z'abantu ni uburyo hari umuryango igihe cyose bahora bapfusha, mbega nta igihe cyose habamo inyatsi z'abantu. Donc abantu ntabwo ari muri bwa buryo materime y'abiki gihe ngo mbere y'inyatsi bashaka kuvuga ko nta kintu mumariye bitewe n'icyo yifuzaga. Rero turaza kwifashisha Bibiliya cyane. Yego. Ndumva dusomera amagambo amwe, reka tuyasomere icyarimwe kugira ngo tuyasobanurire rimwe, kugira ngo tuze kumva icyo Bibiliya ibivugaho. Mbibutse ko Bibiliya yo inyatsi, iri jambo inyatsi iryita kagungu, reka wenda duhere mu bami, mu gitabo cy'abami cya mbere, igitabo cya mbere cy'abami ibice 8 umurongo wa 37. Haranditse ngo inzara nitera mu gihugu cyangwa mugiga cyangwa kurumbya cyangwa gikongoro cyangwa inzige cyangwa kagungu cyangwa ababisha nibabagotera mu gihugu kirimo imidugararo yabo, nubwo hazatera icyago cyose cyangwa ikindi cyorezo. Ariko hano harabisobanura cyane. Nkurikije icyo uyu murongo uvuga yenda ngufashije, birumvikana ko inyatsi ni rusahuzi. Dukurikije ibi byose dukoresha terme y'ikinyarwanda isiha rusahuzi. isiha rusahuzi. Inshuti bakunze iby'Ingero Bizima TV, ndagira ngo tuganire kuri kino kintu cyitwa inyatsi. Nkuko twabatumiriye pasiteri, mujya mukunda kutubonana nawe kuyoboka Mana TV, dusesengura ibintu byinshi. Uyu munsi rero twashimye gukorana namwe, nkuko twajya tubabwira ko hari ibiganiro byacu muzajya mubona ku by'Ingero Bizima TV. Si iki cyonyine, n'ibindi muzabibona, ariko uyu munsi twashatse kubakuraho urujijo rw'ikintu cyitwa inyatsi. Bwije bwakeye abantu barabwira abandi ngo ngwino ngukureho inyatsi, ahubwo barangiza bakaguteza inyatsi, izindi nyatsi, kuko bashyira n'utwari ufite. Ni ukuvuga ngo inyatsi, wari uvuze ngo inyatsi ni isiha rusahuzi. Ni ukuvuga ngo donko inyatsi ni isiha rusahuzi, ni ibi bintu byose bigenda bikuvidura, bigutwara ibyawe mu buryo budasobanutse. Niyo nyatsi. Biterwa n'iki rero? Iterwa n'iki? Yego, iterwa. Ariko reka tubanze twongere dusome muri Yesaya 33 umurongo wa 4 icyo habivugaho naho. Haravuga ngo bazabateranya imiryango mwanyaze nk'uko za kagungu zangiza, kandi bazayirohamo bameze nk'inzige ziteye. Wenda dusoreze Yoweri wa mbere nako plutôt Yoweri igice cya mbere umurongo wa 4. Okay, Yoweri igice cya mbere umurongo wa 4 handitse ngo ibyashigajwe n'uburima byariwe n'inzige, kandi ibyashigajwe n'inzige byariwe na kagungu, n'ibyasigajwe na kagungu byariwe n'ubuzukira. Reka wenda duhere, turaza gusoma ijambo rya nyuma ry'umwanzuro, uburyo iyo nyatsi yakuvaho. Inyatsi nimbi n'ibisigaye igenda ibikegeta ibimara. Inyatsi ni ukuvuga ngo nta kintu igusigira. Ariko reka twanarize ibintu wenda duhereye no mu buzima bw'abantu busanzwe. Yego. Hari umuntu usanga akoze imyaka irenga 20 ahembwa miliyoni 2. Mu by'ukuri akaba adafite n'ikibanza muri Kigali. Hari igihe usanga umuntu urumva yaratunze amamiliyari, yego, akagenda agasubira hasi kugeza ubwo abura n'amafaranga yo gutega. Yego. Iyo nayo ni iki? Icyo ni inyatsi. Niho ndibuza kugira ngo tuze gusobanura. Yego. Kuko icyo twita inyatsi ndaza kukivuga mu buryo buri global. Iyi
mismanagement abantu bavuga, ese bemera ko Satani aprofitira mu kavuyo? Reka ntandukanye amoko y'inyatsi. Yego, amoko y'inyatsi. Reka ntandukanye amoko y'inyatsi, nibwo abantu bari bubyumva. Ari inyatsi ya mbere iterwa, urumva? Yego. N'akavuyo. You are not organized. Ntago urorganize, ibintu byawe byose biri mu iki? Akavuyo. Muri ako kavuyo dayimoni akakinjiriramo. Yego. Nawe akabisanze. Urugero, wenda reka mvuge ku bantu baba ku mugabane w'Uburayi. Umuntu ahawe fagitire, ariko kuko atazi kwiyorganiza, ibintu bye bitari ku murongo, iyo fagitire ntayishyizeho yakagombye kujya, arangije atinze kuyishyura, bamuciye n'amande. Nimba yara fagitire y'amadolari 200, hariya babyikuba kutishyura, mu mezi 2 bibaye amadolari 2,000. Iyo nyatsi mu by'ukuri abo badayimoni baprofitiye mu kavuyo ute ufite. Yego. Iyi nyatsi ari inyatsi muri aka kavuyo niyo havamo no kwibagirwa. Yego. Indwara yo kwibagirwa. Umuntu akibagirwa ko hari amafagitire agomba kwishyura. Nayo ni inyatsi y'ibitekerezo. Urumva? Yego. Inyatsi ituruka hehe? Mu bitekerezo. Iyi Satani ayiprofitiramo gute rero? Ayiprofitiramo kuko utajya ugira igihe cyo kuruhuka, ngo ugire n'igihe cyo kugira ute cyo gukora. Yego. Kuko indwara yo kwibagirwa ibintu biyitera ni byinshi, ariko cyane cyane n'umunaniro na stress. Ukarwara indwara yo kugira ute yo kwibagirwa. Kunanirwa nabyo yaba impamvu yatera inyatsi. Kunanirwa bikabije kugeza ku rwego unanirwa kumanaginga, cyangwa se ukagera ku rwego ibintu byose ubyibagirwa. Aho wagombaga kwishyura, icyo wagombaga gukora, isoko wagombaga gukora, impapuro wagombaga kugezaho wagombaga kuzigeza. Kwibagirwa kukaza kukagutera. Hari ikindi, inyatsi ituruka mu kwizera abantu bikabije. Satani akabyinjiriramo. Muri Yeremiya urabizi ko avuga ngo havumwe uwiringira umwana w'umuntu. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ukunde mugenzi wawe nkuko ugize ute, nkuko wikunda. Hari abantu bagera ku rwego, ngiye turi kuganira n'umuntu ambwira ati mporana inyatsi, ndamubwira ntinganiriza ubuzima bwawe. Nsanga ngo yageze ahantu agera gutya atanga inzu ye, umuntu arayimutira ati mpa inzu yawe nyitange muri banke bampideni. Wa muntu ntiyishyura, barangije bamutereza cyane. Umuntu arambwira ati inyatsi ziranyishe. Ni inyatsi zituruka mu kwiringira. Ari umudokiteri nakunze i Butare, ndamugujije amafaranga 100,000. Arambwira ati Fra, uri inshuti yanjye ndagukunda cyane, ngwino nguhe 30,000 ushake n'abandi bagende bagwa, aho kugira ngo nkugurize bizaduteranye. Urumva? Ashyiraho ikintu cyitwa garde fou kubijyanye. Simvuze ngo abantu ntibaguriza abandi, mu nyumve. Ariko muri ubu buryo bwo kugurizanya, muri ubu buryo bwo guha abantu amadeni, ukwiye kubugiramo ubwenge. Yego. Hari abantu bageraho bakaguziza abantu kugira ubwo kuri konti yabo hasigara vide. Noneho hari wambwiye ko we yagiye no kuguza ideni muri banki ryo kuguriza undi muntu. Uwo muntu afite umutima numva ari mwiza wo kwitangira abandi. Hari icyo bita ari ukugira umutima mwiza, ariko hakabaho no kubura iki ubwenge. Yego. Hari izindi nyatsi zituruka mu myumvire. Yego. Imyumvire ishobora kuguteza inyatsi, imyumvire yo hasi. Kumyera imyumvire ugize ute ufite. Ati nyewe Imana yarambujije, ati yambwiye ko izampa akazi keza, ati kariya sinshobora kugakora. Bigatuma utakora akazi ubonye, utanashaka n'akazi. Ngo kuko ngo Imana yakubwiye akazi keza. Ase ubundi akazi keza ubwirwa n'icyo Imana yakubwira arakaye, akimana ibona ko ari keza. Oya, ahubwo baranavuga ngo akazi kabi kakugeza ku keza. Mbibutse ko na Yosefu wari warabwiwe kuzaba umuntu ukomeye, yaciye mu kazi k'ikiboyi mbere yuko abo wa kabiri ku mwami. Amen. Inyatsi
hari n'indi nyatsi rero ituruka mu kugura ibintu bitari muri gahunda, kutagira budget, kutagira nubwo biri mu myumvire, kutagira budget mu buzima bwawe. Ugahura n'umuntu ari kuzunguza ibintu by'ibipira, ni nijoro ntihabona ahantu hijimye, ukabura kiguze, wagera mu rugo ugasanga cyaracitse, inyatsi kabirinjiye. Ejo ukagura urukweto ntiwarwigeze, ayo ni amafaranga uri gutakaza. Kandi ngo uko utakaza bibiri niko agenda agwira akaba menshi, ntirugukwire ukabura rutakaje. Ukagera mu isoko wari ugiye kugura ibijumba, ngo ariko ngo noneho ngo zanze ngo n'amateke agura make ukayora, kandi amateke wenda apfa vuba, ukabigeza mu rugo byose ntunafite n'ababirya, bikagupfana bimwe. Inyatsi nabwo ikabigize ute? Irinjiye. Mu by'ukuri kugura ibintu bitari muri gahunda, yego, nacyo ni ikintu cy'inyatsi. Hari inyatsi, niyo nageze mu rugo rw'umuntu sanga nta gitanda afite, ariko muri salo afite intebe nyinshi udashobora no kubona ahantu uca ujya mu cyumba. Ati Francois, tuzansengera Imana impa igitanda. Uyu ukigura intebe nkeya ukagura n'igitanda. Kutaba organized, kugura ibintu bitari muri gahunda. Ugomba kubaho uri umuntu ufite principe ugenderaho, kandi ukaba uri umuntu, navuga ngo iki se, ugomba kuba uroganize ku buryo nimba ugiye kugura amashuka, ni amashuka wavuye mu rugo wanditse amashuka. Ibyo kuvuga ngo mpuye n'umwana ngo aranyinginga, none se ubona yaza mu muhanda gukora iki? Yaje nawe gushaka amafaranga. Bibiliya bivuga mu gitabo cy'imigani ngo iyo uri kugura n'umuntu ngo arakubwira ngo urampenze, ngo urampenze, ngo rwose ngo iyi ni originali, ngo nimero ya mbere. Inyatsi. Nimba ugiye kugura televiziyo, ubwibone cyangwa se kwikakaza, kudaca bugufi, kudakenera abandi, nabyo biteza inyatsi. Ugiye kugura wenda ni kamera, ngiye kugura kamera, ngiye sindi umukameramani, ntabwo ibyo bintu bimenyereye. Ndagiye ngezeyo bankubita igipirate, barambwira ati rwose iyi ni originali, ati dore n'ibiki. Iyo ni inyatsi. Wafashe umukameramani ubimenyereye, ubizi, sibyo, wabyigiye, uzi icyo kintu. Ugiye kugura imodoka bagukubise icya fake, ati inyatsi mfite, uyigenza mu icyumweru urapfuye, ngo mfite inyatsi. Washatse umukanishi ubimenyereye, wabona nawe ko yagambanye ugafuta uwa kabiri. Yego. Bakubwira ngo gira vuba, ngo nutishyura vuba ngo barayitwara. Huti yabyaye ibigira gute? Ibitabona. Gukora ibintu huti utabanje kubitekerezaho, utabanje gupeza ropurero kontre, ngo ubanze ubaransinge, ubanze urebe ibyo bintu nimba bigize gute. Niho navuze rero ngo Satani aprofitira hehe? Mu kavuyo. Pastor, yego, ukira wenda ntaguciye mu ijambo, kuko igihe kirimo kigenda cyane. Reka nkubaze inyatsi imwe abantu bajya bakunda kuvuga, hari inyatsi z'amoko abiri nshaka kuri butugarukireho, utari buze gusiga. Inyatsi yo kutanyurwa, aho umuntu aba atunze smartphone ikaba ikora ibintu ashaka, ariko akarenga ngo nuko abonye ya Francois, kandi ntazayo mpembwa, kandi oya byose irabikora. Icyo bisanyije nuko kimwe ari kirekire cyangwa ari kinini cyangwa ari nouveau model, nuko ni nouveau model akirukankiriye. Ikindi cya kabiri uri butugarukireho turi bubusabe, ni inyatsi bajya bavuga ngo igituruka ku cyaha cy'ubusambanyi, kudatanga icya 10 ngo bizanira abantu inyatsi. Ibyo bintu ndashaka reka wenda mbivugeho, ariko reka ku nyatsi wenda reka duhere ku nyatsi y'icya 10. Yego, ngira ngo bagendera ku ijambo riri muri Maraki 3. Yego. Ngo icyatumye mbima ibyanjye nuko namwe mwanyibye ibyanjye, cyangwa se mungerageresha icya 10 n'amaturo, murebe kuntu mbagomorora umugisha. Imana kuki yabivuze kirya gihe? Abantu ne bagafatira ijambo hejuru. Kuki Imana bivuze? Imana ibivuga muri Maraki icyo gihe mu nzu y'Imana hari harabuze mu ibyo kurya, abatambyi bicwa n'inzara, bivovotera Imana, bituma Imana irakara, iravuga ngo nanjye kuko mwishishije inzara abatambyi banjye, abakozi banjye bukuri, nanjye ntago ndi burekure umugisha ngo bagereho. Yego. Noneho ari ukuntu abantu iri jambo bajya barisobanura.
bagatuma abantu batanga icya cumi n'amaturo batabikuye ku mutima, ahubwo babikoreshejwe n'ubwoba ngo Imana itazanyima umugisha. Yego. Ariko siko Bibiri bivuga. Yusomye Matayo 7. Yego. Yesu ibi bintu yarabigaye, avuga iby'imigenzo y'Abisiraheli. Haravuga ngo abantu bageraho babwira umuntu ituro afite yari gufashisha nyina. Niko avuga Matayo 7, Mariko 7 plutôt. Yego. Mariko ibice 7. Yego. Ngo ni korbani, ngo bisobanuye ngo ni ituro ry'Imana, ngo aba bantu bakamubuza kuba yarifashisha se na nyina, ngo ahubwo ngo bakamutegeka kurijyana mu nzu y'Imana, kandi yasize se na nyina bameze nabi. Ibyo Yesu yarabigaye. Icya cumi n'amaturo, ni amaturo yose akubiye mu ituro bita rya mutima ugize ute ukunze. Ni ibintu umuntu akwiye gukora n'umutima ukunze, atari uko yatewe ubwoba. None ubwo bisobanuke neza ko icya cumi umuntu akwiye kugitangana umutima ukunze, atakwiye kugitangana ubwoba. Hari abantu bazana ikintu cya terorisme cy'iterabwoba. Uyu muntu koko uramutera ubwoba bikore, ariko nta mugisha uri mu muhesha. Kuko ikintu gituma ugira umugisha ni ikintu utanganya umutima, ni ikintu utanganya urukundo. Kuko Bibiliya ivuga ngo abakoranaga urukundo nibo bazahora bagira bate bamuhimbaza. Witanga icya cumi kuko baguteye ubwoba, witanga icya cumi utarasobanukirwa impamvu yacyo. Uzi ko ubundi mu gutegeka kwa 2:14 uzi ko avuga ku cya cumi, haravuga ngo icya cumi ugikuramo kimwe mu 10 mu myaka 3 y'ibyo wejeje byose, nurangiza ubizanira umurewe kuko adafite gakondo muri mwe. Murewe ninde? Ni umutambyi, n'umukozi w'Imana. Yego. Ngo kandi ngo ubizanire n'umupfakazi n'indushyi n'imbabare n'undi muntu wese uri victims. Niko asobanura 14:28 gutegeka kwa 2. Yego. Bisobanura ngo ubundi iki cya cumi cyakakwiye gutunga abakozi b'Imana, kigatunga n'abantu bari victims, n'abandi bantu badafite gakondo, n'abantu bari victims badafite ahandi hantu bakura, badafite indi resource. Yego. Niwo mumaro w'iki kuko utarasobanukirwa umubaro w'icya cumi, nta nubwo uri bugitange wishimye. Uragitanga ngo kugira utabura umugisha. Igihe cyose mwene data uzatanga icya cumi ngo kugira utabona umugisha, uzaba ufite ikibazo. Yego. Ku nyatsi rero ituruka hehe? Ku musambanyi cyangwa ku bindi byaha, inigenero. Yego. Ibyo biraza byatuma twinjira mu wundi mwuka wo kuvuga buri cyaha. Mu gutegeka kwa 2 harabivuga. Ibice 20 na bingahe? Ibice 28. Yego. Avuga ngo nugira umwete wo kubaha Imana, dore iyi migisha yose. Ngo ariko nutagira umwete wo kubaha Imana, dore imivumo yose izagira gute izakubaho. Bisobanura iyo wubashye Imana, Bibiliya iravuga ngo ingororano y'umukiranutsi ni iki? Ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Ni umuki? Ni umukiranutsi. Gukiranirwa ni inyatsi, ibihombo. Nta nubwo ari ubusambanyi gusa. Gukiranirwa ni ibihombo, ni inyatsi. Kandi erega bavuga ngo inyatsi yo mu busambanyi yagenderamo ibintu byinshi. Hari abajya muri rogi, hari ukujya mu kabari ukabanza ukamusindisha, hari amafaranga ushobora kumuha, hari n'uko ubwo busabane bwawe hagati n'Imana bwangiritse. Ni ukuvuga ngo umuntu ibibi bye yari afite arabigutransmesa. Muri make ibyaha bizana inyatsi, ariko gukiranuka kuzana umugisha. Amen. Gukiranuka bizana iki? Umugisha. Nongere ngaruke ku cya cumi. Wenda simbizi, ndumva bitewe n'amasaha uko mbona agenda. Yego. Ntago uburyo mvuze icya cumi abantu ntibanyumve nabi. Ntago mvuze ko abantu batagomba gutanga icya cumi, ahubwo mvuze ko bagomba kugitanga atari itegeko, ahubwo bumva babikunze kandi babyishimiye, bazi n'inyungu bigize bite birimo. Kuko Bibiliya ivuga ngo gutanga kuzana iki? Umugisha kuruta kugira ute kwakira. Abantu b'Imana nibanezerwa, abakene b'Imana nibanezerwa, imbabare z'Imana nizinezerwa, abakozi b'Imana nibanezerwa, Imana nayo izagira gute? Izakugomorera umugisha. Ubundi iyi nyatsi ituruka ku cya cumi bayita pingreri mu zindi ndimi z'amahanga. Yego. Ni ukuvuga ariko abantu ntibabyumve gutya
ngo bakore ibintu nk'itegeko, ahubwo babikore babikunze, babishaka, bumva ko bari gukorera Imana. Imana iduhana umugisha. Amen. Pastor, uvuze ibintu byiza kandi bikomeye ku kintu kijyanye n'inyatsi. None rimwe na rimwe hari ikintu kimwe abantu bakunda kubaho, bakabona hari ibintu bijyanye n'amakarande, uruhererekane rw'ibyago n'ibibazo byagiye biba mu miryango, bakabyita inyatsi. Bati umuryango wacu tugira inyatsi. Ese za karande nazo ni inyatsi? Karande ni ikintu kwacyo, reka tuzagaruke tuzafata umwanya kuko ubwazo tuzivuzeho. Karande ni ibintu biri hereditere, ni uruhererekane rw'ibibazo bikomeza bigenda bigarukirana mu muryango. Ndabibemereye rwose ko tuzagaruka ngafasha na Jideo, murabona ko atabonye umwanya wo kuvuga ku nyatsi. Nibiba ngombwa tuzavuga parti ya kabiri ijyanye n'inyatsi. Aha, ariko sinakurekura nabwo tutamaze abantu amatsiko, yenda nko ku kibazo kimwe niho tukuboneye, nubwo tuzahora tukubona, ariko abantu bataza kwibaza ibintu byinshi. Twavuze inyatsi tukarangirizaho tutibajije ikibazo kimwe kivuga ngo inyatsi ko tubonye ibishobora kuzitera ari byinshi. Nk'ubu umuntu bajya bavuga ngo umuntu yarakasiriwe, niko bakunda kubyita. Umuntu amaze gukasirwa n'inyatsi, ese birashoboka ko yakira inyatsi? Ese yayikira ate? Reka dusome muri Yoweri ibice 2 umurongo wa 25 ariho twifashisha, wumve uburyo inyatsi ishobora kuva ku muntu. Inyatsi rwose iva ku muntu igashira. Ariko abantu babyumve neza, hari abantu babesikoro bajya bagendera inyuma y'iki kintu ngo watewe n'inyatsi ngo utanga amafaranga ya naya, akaguteza nk'uko twatangiye tuvuga izindi nyatsi kuruta izo wari ufite. Ariko reka twumve icyo ijambo ry'Imana bivuga muri Yoweri 2:25. Yoweri 2:25 haravuga ngo nzabashumbusha imyaka inzige zariye, n'iyariwe n'uburima n'ubuzikira na kagungu, za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Muri make inyatsi ivaho. N'inyatsi, hari inyatsi Imana yemera kwikugeraho bitewe n'uko wayigomeye, tuyitejwe n'Imana. Hakaba n'inyatsi uterwa n'iki? Na Satani. Hakaba n'inyatsi nawe ufitemo uruhare witera. Aha, banza usobanura ku kantu. Uburyo umuntu atezwa inyatsi n'Imana, uburyo umuntu atezwa inyatsi na Satani, n'uburyo uyitera. Umuntu ayitera ni ya byindi twatangiye tuvuga kuba akavuyo utari organized. Yego, iyo niyo witeye. Mismanagement. Yego, iyo niyo witeye. Inyatsi iterwa na Satani. Yego, ni cya gihe abarozi bakuroga. Ni cya gihe urwaragurika, amafaranga wari kuzakoresha ikintu cy'umumaro ukayajyana kwa muganga. Ni inyatsi ikomeye. Ni kwa kundi uba ugenda neza mu muhanda bakaba barakugonze nta ruhare kandi utirukaga. Yego, ariko nugonga wirukankaga ari umuvuduko urenze, niyo wayizaniye, harimo kubura ubwenge. Noneho rero inyatsi ituruka ku Mana ni ya yindi ivugwa mu gutegekwa kwa kabiri, aho bavuga ngo ariko nutagira umwete wo kubaha Imana, iyi mivumo yose izagira gute? Izakuzaho. Yego, kuyikosora kugira ngo iyi mivumo ituruka ku Mana ikuveho. Niho ijambo ry'Imana rivuga ngo nukura ibishimwe mu bigawa uzahinduka nk'iki? Nk'akanwa k'Uwiteka. Kugira ngo iyi nyatsi yatewe n'Imana ikuveho, nuko ukura ibishimwa hehe? Mu bigawa. Imana yarangiza nayo nk'uko yabivuze muri Yoweri 2:25 ikagukuriraho inyatsi. Imana ibaho umugisha. Udusobanura ibintu byiza kandi biryoshye. Inshuti bakunze ibibyiringiro bizima TV, murumva ko abari barembejwe n'inyatsi bibaza ibintu byinshi ku nyatsi. Pasiteri asesenguye ibintu bikomeye ku nyatsi. Iyiterwa n'abadayimoni rero ntago mvuze igisubizo cyayo. Yego, iterwa n'umuntu ku giti cye. Navuze ko hagomba kubaho management, gukosora ukava mu kavuyo, ukagira igihe cyo kuruhuka, ukagira plan mu buzima bwawe. Naho iyi nyatsi ituruka kuri Satani irasengerwa ikavaho, kandi nta kindi kitweza, nta kindi kitubohora. Bibiliya bivuga ni umwuka w'Imana, ni amaraso ya Yesu Kristo. Ntago ari bya bindi birirwa batubwira bindi byo gutubura. Ni amaraso ya Yesu Kristo, ni umwuka w'Imana. Naho icya gatatu ni ukwihana ibyaha, ni uguhindukira, ni ugukura ibishimwa mu bigawa
ubundi Imana ikakugomorera umugisha. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Hanyuma murumva ko Imana irahira ikavuga ngo kandi mumara kwihana mukezwa, Imana izongera ibashumbushe ibyo mwari mwaranyazwe, mwari mwaratejwe n'ingabo zivuye ku Mana. Bivuze ko rero ko kutumvira Imana bijya bitera abantu ibibazo bigiye bitandukanye, ariko ndakugira inama nshuti mwene data yo kugarukira Imana, ukongera ugakiranuka, ukagaruka ku isoko y'agakiza kugira ngo ukire inyatsi. Ibintu mazemwe iminsi by'ibibazo ni inyatsi wahuye nazo, ariko ongera ugaruke ku isoko yo kwihana no kubana neza n'Imana. Imana iguhe umugisha. Rero dushimiye kandi pasiteri kuba witanze nanone ukatwemerera uyu munsi kutuganira. Imana iguhereze umugisha mwinshi. Nawe Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Kandi nawe warebye iki kiganiro, wowe wakoze subscribe, wowe wadufashije gusharinga, like n'ibindi, uko ushobojwe n'ukuri nawe Imana iguhereza umugisha mwinshi. Reka turangize dusenga. Mbere yuko usenga urahereza abantu nimero ya telefone, nimero yanjye ya telefone. Ndumva Pastor umukozi w'Imana turi kumwe Gedewo yayibaha, arayifite. Uyikeneye aho kuri Ibyiringiro Bizima TV ariho nimero ya telefone ya Gedewo, ariko reka mbabwire niyanjye wenda 0788 54 87 70. Ukeneye kugira ibyo mbaza ku byo twavuze, Yesu aduhana umugisha. Cyangwa se ukansura ku rubuga rwa Facebook ku mazina ya Habimana Francois cyangwa Habimana Francis. Reka dusenge. Waba umaze igihe inyatsi iraguteye ntacyo ugeraho ukora, ariko ntugeraho ugera, reka dufate akanya ko gusenga. Mwami Yesu, wowe waremye ijuru n'isi, ufite ububasha ku kintu cyose. Haleluya. Aka kanya turasenze ngo inyatsi zose zari zikuri ubuzima bwacu, iz'abazareba iki kiganiro, kugira ngo zikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Tuzi ko mu maraso ya Yesu Kristo harimo imbaraga nyinshi zo kutweza ndetse haleluya no gukuraho ingaruka mbi z'ibyaha, ni ku ijambo rya riva. Haleluya. Reka amaraso yawe aka kanya yeza abantu kandi abakureho n'ingaruka mbi ibyaha byabagizeho, cyangwa se ububasha Satani yari yabagizeho, cyangwa se uburangare bagize bwose, mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka w'Imana n'abantu b'Imana kandi n'abayobore muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.